tunganira Imana ubudasiba, jyuhora uyisenga kandi uyumvire, jyubana n'abayo, jyufasha indushyi, ntusibe na rimwe uhimbazwe Mana. Abaroma ibice 7, some umurongo waho wa mbere tugeze kuri 6. Nari nkwifurije ngo utunganire Imana, wumvire umwuka, nta soni uzagira nubona Yesu, nta soni uzagira nubona Yesu, ntabwo uzatinyuka guhinguka mu maso ye nubona Yesu. Abaroma ibice 7 tuganira ijambo ry'Imana ku bashyitsi. Ni Mahombe Theogene, ndumurayiki wa hano. Imana impaye amahirwe yo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Naje ntinze nari ndi mu iteraniro kuri Radio Rwanda, ariko ngize umugisha wo kugera hano nanone kandi ngo tuganire. Abaroma 7 dusome imirongo yaho nk'itandatu. Haravuze ngo, mbese bene data, muzi amategeko? Ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho? Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho. Ariko iyo umugabo amaze gupfa, umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Ibyo si byo hari? Turi kumwe se? Nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho, niba abaye uwundi mugabo, yitwa umusambanyikazi. Ariko iyo umugabo we apfuye, ntaba agitegekwa n'ayo mategeko. Nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo. Aho nshaka cyane gutinda, nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba abundi, ari we wa wundi wazutse. Kabiri, mubone no kwerera Imana imbuto. Bivuze ngo bishoboka gusa igihe apfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kandi abone no kwerera Imana imbuto. Ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko ryakoraga mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko, kuko twapfuye ku mategeko yaratuboshye. Nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka ko dusenga, ariko tukifashisha icyifuzo cyo gusaba Imana kugira ngo iduhe kuyungukira, kuyibera urwunguko cyangwa inyungu, kuba urwunguko rw'Imana, kandi ikabidushoboza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Biragoye guhita ubyumva muri aya magambo dusomye, ariko nicyo nifuza ko tubwira Imana ikadufasha kuyibera urwunguko. Ibyo dukora byose, ibyo tubamo, bikaba ari ibintu bibyarira Imana umusaruro. Imana ikaba ifite uburyo itwinjirizamo, kandi natangaye, Bibiliya imbwiye nsanga igishoro cyo kugira ngo bishoboke cyamaze gutangwa. Igishoro cyo kugira ngo twungukire Imana cyamaze gutangwa, kugira ngo duhabwe ubushobozi butuma twungukira Imana nk'uko ibishaka. Ndagusengeye, nanjye nisengera kugira ngo twese Imana itubashishe urwo rugendo. Paulo ibi bintu avuze, ngira ngo nta wabiguvuguruza. Niba hari umuroya wundi nawe aze kubivuguruza, ariko ni umunyamategeko Paulo twemera. Ibintu avuze ko iyo umuntu amategeko ahambira umugore ku mugabo, kandi akagira ububasha igihe akiriho.
kuko uwapfuye ntacyo amategeko aba akimurebaho, ndetse aravuze ngo iyo bakiri kumwe umugabo n'umugore ayo mategeko abahambiranye, iyo hagize ukora ikosa agaca inyuma, niko iwacu tubivuga, agaca inyuma y'umugabo akabonana n'undi mugabo, abaye umusambanyikazi. Ariko ngo iyo uwo mugabo apfuye abahambuwe, kuko gupfa kwe kunamuhambura ku mategeko amuhambira ku mugabo. Iyo apfuye umugabo, ntabwo iyo ashatse undi abaye umusambanyikazi. Bivuze ngo ababyemerewe ko yashaka undi, icyo gihe amategeko amuhaye uburenganzira ko ataba umusambanyikazi. Nuko Pawulo aravuga ngo nuko natwe ntabwo tukiri imbata z'amategeko, ko twapfuye ku mategeko kubw'umurimo wa Kristo Yesu, ngo tubone kuba abundi ari we wa wundi wapfuye akazuka, kugira ngo tubone ubumwerera imbuto. Ubwo kwera imbuto nabyo bisaba kuva mu rupfu, kuko niwakera imbuto udapfuye nta gishyimbo cyera kidapfuye. Kugira ngo cyera imbuto bisaba ko nacyo gipfa, kandi kugira ngo kibone uburyo cyera imbuto nziza kandi zikwiye z'umusaruro. Ubu ndagira ngo tuvugane ikintu gikomeye, ko ubwo bihise bihinduka, birangiye buri muntu wese abaye umugore, kandi tuvutse twese dufite umugabo. Bibiliya yerekanye ko buri muntu wese hano ubwo afite umugabo, yaba umwana hano avuka ari mariye ku mugabo. Ariko umugabo ari kuvuga, Bibiliya ivuga uwo dupfaho ni umugabo ngo wari udutwaje amategeko. Aravuze ngo ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi rikorera mu ngingo zacu ngo ryarabyukijwe riduhishurira ububi bwacu. Bivuze ngo tutarahura n'uwapfuye twari tugifite umugabo, turi mariye nawe, ari we kamere utwara umubiri, kandi twese dukura uyu mugabo mu gisekuru cyo kwa Adamu wa mbere. Niyo mpamvu umwana wese uvuka uko avuka, iyo umubona, ntabwo umwana avuka ari umutagatifu, avuka ari mariye ku mugabo wa mbere wa kera, ari we kamere uva kwa Adamu, umukoresha ibyaha. Mu ngingo ze harimo ubushobozi butuma akora ibyaha. Abashakashatsi bafashe abana bakiri bato bataramenya ubwenge, babashyira ahantu babagaburira, umuhungu n'umukobwa, batabonye social media, batabonye abantu babigisha ibintu by'ubwenge bwo hanze, bakura ari abana, ariko baza kwisanga b'abana barakoze amarorerwa. Ukibaza byavuye he, babikuye he? Muri bo bakoranye nabyo, buri muntu wese akoranye na kamere y'icyaha. Nicyo gituma uwo mugabo uri mariye nawe, ndashimira ijuru, kugira ngo twungukire Imana umusaruro, byasabye ko tubanza guhamburwa ku mugabo wa mbere, kugira ngo kandi habanza gutanga ikiguzi, haza undi muryango wa Adamu wa kabiri uvamo undi mugabo dushyingirwaho, kugira ngo kandi dutandukane n'umugabo wa mbere, tubone uba ari undi mugabo. Ntibishoboka kwera imbuto zo kwa Adamu wa kabiri uvuga kwa Adamu wa mbere utaranapfa. Aravuze ngo ntibishoboka ko iyo umugabo atarapfa wa mbere ntabwo ashobora kwera imbuto kabiri, nta nubwo ashobora, kuko murabizi Bibiliya iravuga ngo umubiri w'umugore utwarwa n'umugabo. Buri mubiri w'umugore Bibiliya ivuga ko utwarwa n'umugabo, ko kwifuza k'umugore kose guherera ku mugabo. Ubwo biranavuze kandi nibinabaho, kuko nta mugabo utabana n'umugore ngo baze no kubyara, nibanabyara barabyara abana babo basa nabo. Niyo mpamvu iyo umuntu yimariye na kamere bakajya ku rwego bashyingiranwa, icyo babyara, Pawulo abivuga mu Galatiya 5:19 yavuze ko banabyara abana benshi. Imirimo ya kamere iragaragara, ni ugusambana, ni ibiteye isoni, iby'isoni nke, nibyo umuntu yerera muri uwo mubiri wa kamere, ko ari we umuyobora. Bivuze ngo aba ari mu ngoyi z'amategeko amuhambira ku mugabo wa mbere, umukoresha mu buryo bukomeye. Imana ibane natwe, Imana ibane natwe. Torero, iyo tuvuga, nari mvuze ko umubiri w'umugore utwarwa n'umugabo. Kugira ngo umenye umugabo wawe, urareba aho umubiri wawe utwarwa, ikiwutwara ni igiki, uhita umenya uwo wimariye nawe.
kubera ko buri muntu wese avuka ari mariye kuri kamere, ariko iyo amaze kwizera guca isano ya kamere cyangwa se y'ubuzima bwa mbere butura ku cyaha na Satani, bukamushingira undi mugabo mushya ari we Mwuka Wera. Iyo umuntu wese, Bibiliya iravuze ngo atarapfa, ntabwo bisaba divorce. Hari abantu badivorce na kamere igihe gitoya, akaba ari nkaho afashe ka divorce k'igihe gitoya, ariko umwibeshyeho basubirana. Kuba abwiye kamere ati butuje buretse Satani ngira utuntu nikorera, ntibivuze ko batandukanye, ntibivuze ko apfuye, ahubwo abenshi bagirana amasezerano yo gutandukana by'igihe gitoya, ariko batatandukanye ngo bapfe, batandukanywe n'urupfu. Ku buryo muzabona abakristo tugira, akaba ari umuntu tugira ngo ni umukristo ukishijwe, ukorera Imana, werera Imana imbuto, tukagira ngo yapfuye ku mugabo wa mbere, asigara wa kabiri wundi, ariko tugasanga kumbi ntiyapfuye, ahubwo n'urukundo rwishagira mimbere rukoranye n'umugabo wa mbere. Niwe yerera imbuto, niwe nshutiye, ubuzima bwe bw'ibanga bubyarira umusaruro umugabo we wa mbere, abana byara babyara umugabo we wa mbere, ibyo akora byose bikora ku bwa kamere. Pawulo abwira Abagalatiya 6:7-8, kuri 7 yaravuze ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko icyo umuntu abiba aricyo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri asaramo kubora, ariko ubibira umwuka azasaramo ubugingo buhoraho. Verisiyo yindi iravuga ngo ugira icyo akora cyose kubw'irari ry'umubiri we, muri cyo azasaramo, sinzi uko mza kubyita, ni decay and destruction. Azasaramo kuba decay, spiritual decay, ni ukuntu umuntu agenda amungwa, avungagurika, ashira, kugeza ubwo abaye detruit, agashira wese agasenyuka. Iyo umuntu abibira mu mubiri, atangira kuba byoroshye, biryoshye, kubera ko ari mu rukundo n'umugabo wa mbere, ariko ibintu byose akoze kuba guhaza irari ry'umubiri, Bibiliya yerekana ko birangira atangiye kugenda aba decayed, ashira, anamuka, ashiramo imbaraga n'ubuzima bw'umwuka, ku buryo ntabwo ahita apfa ngo asenyuke, atangira kugenda avomwamo ibyiringiro, avomwamo amahoro, avomwamo ibyo byo gusenga, aho abandi baba ntahaba, atangira kugenda asenyuka buhoro buhoro, iby'Imana bitakiri ibya mbere, kuko we ntabwo ari mariye n'umwuka, ari mariye na kamere. Ibyo kamere ishyize imbere n'ibyo ashyira imbere bigenda bimuvoma ku rwego, tubitsa abantu bacometseho amatiyo ya kamere abasaba imbaraga. Iyo umuntu ari mu rugo yabishaka atabishaka, bimusaba gutakaza imbaraga, ko hari icyo ubuzima bugusaba kugira ngo urugo rukomeze. Iyo umuntu yubakanye na kamere cyangwa n'icyaha, hari icyo bigusaba byanga bikunda, bigusaba gukora ku bintu byose ukora, ukorera kugira ngo hunguke nde kamere, hunguke Satani, hunguke inyungu z'icyaha. Sawa, kugira ngo agere kuri gasenyuka bitangira buhoro buhoro. Ntabwo Dawidi asenyutse tumubona ku gasozi n'abana, yatangiye gusenyuka kiryama ataba ahantu agomba kuba, kuko yatangiye guhaza irari ry'umubiri, byarangiye agenda aba decayed buhoro buhoro kugeza ubwo arangiye wese. Ubu dufite abantu bari mu rugendo rwo kuba detruit cyangwa gushira cyangwa kugenda barangira, kubera kwiyasosiya na kamere, kandi igira imbaraga zo kugira ibintu ibyarira muri we. Torero, muri twebwe harimo abantu babiri. Pawulo abwira Abagalatiya 5:16-17 yaravuze ngo nimuyoborwe n'umwuka, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kamere ihora ishaka iby'umwuka yanga, nuko agashaka ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye bituma ibyo ushatse gukora atari ibyo ukora. Ariko rero kugira ngo muba abundi utari uw'inyuguti, utari amategeko, muzamura urwego ku buryo mwemerera umwuka abayobore, abe mu buzima bwanyu ari ubakoresha. Umuririmbyi yaravuze ngo jya wumvira umwuka ugwiza urukundo. Muvuge ngo amen. Nubikora nta soni uzagira nubona Yesu. Ko Yesu azakubaza iki? Yesu azakubaza ngo igihe naguhaye ubuzima butangana n'ubwantuza, iyo myaka irabaze, ariko hirya y'ubuzima bugaragara uzabazwa ngo nabukoresheje gute, nabukoresheje iki? Iyo abayeho ubuzima ubibira kamere, uretse kigushuka,
murasabana mukabana ukayiha ibyo ishaka, ariko birangira usenyutse. Musome Bibiliya, abantu bose bashutswe na kamere y'icyaha birangira basenyutse, kandi isenyuka ryabo riba mu kanya gato. Nubwo riguhisha ko bizasenyuka, yakore ko bitangira ari byiza, ariko birangira bibaye bibi. Imana ibane natwe. Ubu Samusoni atangiye ari mu rukundo, yumva ari shushu be na Delila, ariko uba n'ibyateye inaha iwacu. Umuntu hano nabaye bikigeze kugira imbaraga cyane, ngo ni sister and brothers, ni mushiki wanjye na musaza wanjye muri Kristo Yesu, ku buryo abantu babikuriramo bakajya gusangira agakofi, umuntu akarenga nimbaga agafata umugore wundi n'umugabo wundi, ku buryo bashobora kugenda ari babiri. Ni sister and brother in Jesus Christ. Kandi bitangira buhoro buhoro, mwumva nta kindi kivamo, bigatangira usubiyeyo utangiye kumva umugabo wawe atakikunyuze, atari type yawe, atari ku rwego rwawe. Igitangaje, ibyo ntaho bitandukanye no gukomeza gukora imirimo y'Imana. Ariko icyo kintu kizamutse we kigushuka, kimeze nka kamere y'irari ry'ibiri byukiye muri wowe, rikweretse ibyiza ariko nyuma birangira bisenyutse. Narababonye rwose, twatangira icyo gihe batangira ari sister and brothers. Igitangaje, byarangiye sister and brothers havuyemo ibindi bintu bikomeye, havamo gusenyuka gukomeye. Kandi burya umuhana avayo ntumuhana ajyayo. Ariko iyo umuntu ashoboye kumva ijwi ry'umwuka, arabwira kamere ngo tuza, umwuka azamuke. Bibiliya yavuze ngo mwe ntabwo mukiyoborwa na kamere igikora muri twebwe, iravuga bizera, ahubwo mwapfuye ku bwa kamere kubw'umura Kristo Yesu. Bivuze ngo urupfu rwa Yesu rwatumye kurwizera, rwatanze n'ubushobozi bumanura kamere ikamera nk'aho ipfuye, ku buryo umwuka azamuka, ibyo dukora tukabyerera umwuka uri muri twebwe. Aravuze ngo ntabwo mukiri mu bubata bw'umugabo wa mbere, kuko buri muntu amahame urugo rugenderaho akunze kuba ari ay'umugabo mu rugo. Niyo mpamvu amahame umukristo cyangwa agenderaho agomba kuba ari aya Yesu mu rugo. Iyo ubuzima bwawe butari ku mahame ya Yesu, bari ku mahame y'undi mugabo, kandi ayo mahame umusaruro yavamo yerekana uwo muri mariye, uwo muhuye, uwo mwihuje nawe. Iyo ndahiro mwagiranye yaba iri mu mwuka cyangwa iri mu mubiri, ariko iyo ndahiro igira imbaraga zikomeye. Torero, hari ikintu gikomeye. Hari n'igihe umuntu ashukwa akajya muri zone atazi, agatangira kwaduka n'umwuka utaramuteraga mbere, agatangira kumva. Iyo umuntu atangiye guha umwanya kamere, itangira kwera imbuto muri we adashaka gukontorora, ku buryo agera ahantu atangira kumva abihuza n'ibintu bikwiye, akavuga ngo niko bigomba kugenda, ni ubwenge, ngize ubwenge, ku buryo bimwinjiza muri zone mbi. Bibiliya ivuga itorero n'abizera, Matayo 5:14, iravuga ngo mwebwe muri umucyo w'isi, kabiri muri umudugudu wubatswe ku mpinga z'umusozi, uwo ntubasha kwihisha. Aravuga ngo ntawe ucana itabaza ngo aritwikirizeho intonga, abari ku mucyo wanyu umere abantu bose, niba ureba bahereko bahimbaze so mu ijuru. Twebwe ntabwo tugira umucyo, ahubwo Yohana 9:5 Yesu yaravuze ngo ni njye mucyo w'isi. Ariko ducana dute? Abantu mukoresha imihanda, ikintu cyitwa akagarura rumuri, ni ikintu kigarura urumuri rw'ikinyabiziga gicanyeho, gakoresha urumuri rw'ikinyabiziga gicanyeho, noneho kakagarura rwa rumuri kakereka umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbago z'umuhanda. Iyo ukarebye ugira ngo karacana karamurika, ko ntikamurika. Twebwe ntabwo tugira umucyo tugendana, ahubwo dukoresha urumuri rw'isoko y'urumuri rw'ukuri rwo Yesu. Nta muntu ushaka kwihangamo kwigira neza, uzamurika iminota 2 ejo uzime. Tugira abantu bashaka kwizanisha utuntu tw'uducyo, agashaka kwiririmbishwa, kwiteresha ibintu bya haleluya, akigira umutagatifu, ubyiyoberanyaho kabiri, ariko ko bitari mu isoko yawe ntibizamara kabiri. Ariko iyo uri muri position yakira urumuri rw'isoko ari rwo Yesu, iyo akumuritseho, Imana ihimbazwe, kandi iyo akumuritseho icyo dukora tugarura rwa rumuri,
tukarwereka abantu bakoresha inzira nyabagendwa ko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, turamurika twabera ngo nimukarenga inzira ni iyi ngiyi. Iyo uri mu kazi, muri business yawe, ahantu ukorera, iyo wakira umuri ushinzwe kubwira abantu ngo umucyo nakire mureba ahantu garukira. Hari imbago bwira abantu batavogera. Umugore wakira umuri abwira abantu imbago batavogera. Hari ukuntu umugabo agira ngo abagore bose ni bamwe, akavogera abantu bose. Iyo wakira umuri bamwe atari ko uri kuvogera, uri kurenga imbago, reba utarenga inzira. Kugira ngo umwereke atarenga inzira nuko uba wakira rwa rumuri rwa mbere rwo kuri Yesu. Imana ihimbazwe. Niyo mvuze ngo turi mu bubata bushya, ngo butari ubw'inyuguti ahubwo bw'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Mu bubata bw'umwuka bivuze ngo twakoranye amasezerano mashya n'umwuka, aratubyara atugira imbata, twimariya nawe ku buryo amahame tugenderaho n'ay'umwuka. Ayo mahame arenze korari, arenze itorero, arenze idini, arenze abantu, arenze igihugu. Ni amahame y'umwuka. Nta rugo ruyobora urundi, nta muntu wubaka urugo arebeye ku wundi, ko nta rugo rusa n'urundi. Iyo umuntu yamaze kwimariya n'umwuka ntaba hareba ku bandi ngo reba ukuriya yubatse, uziyubakanye nande, ngo reba ukuriya yabayeho, uzabanye nande, ngo uriya mwana asavuye, uzuriya mwana mubyaranye nande. Niba abana na kamere, nta kindi azabyara imirimo ya kamere. Ariko niba abana n'umwuka, azabyara imbuto z'umwuka. 5:22 Galatiya. Uzamusangana urukundo, umusangana ibyishimo, umusangana amahoro. Imana ihimbazwe. Abana babyara n'abana b'umwuka. Iyo umugiyeho aguha umwana ugufasha, kuko nabo bana. Nta muntu ubyara abana badafite imiterere muri we isa nawe. Ibyo utanga, ibyo ugabura, ibikuvamo byerekana uwo uri we nawe. Kandi ntabwo ushobora kwishushanya ngo wigire uwo utari we. Nta nubwo ushobora. Iravuze ngo iyo ufashe undi mugabo n'uwa mbere akiriho ngo ubaye umusambanyikazi. Ubu dufite abantu baje gusambana kwa Yesu, none baje gusambana ku mwuka wera, kuko babwira kamera ati kamera ndagukunze kubw'inyungu tubanyemo tugumane, ariko n'umwuka nawe numva ibintu nkukunze. None twabana. Reba uyu mugore ushaka guseriva abantu babiri, reba iri torero, reba uyu mukristo, reba uyu mwiza ushaka guseriva abantu babiri. Kamere dukorane, ariko n'umwuka nawe twakorana. Kandi kamere igira amahame yayo, n'umwuka akagira amahame ye. Bibiliya ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko umwe yamukunda undi kamwanga. Bisa ko uhitamo uruhande. Kandi uko biri kose uzi ko hari umuntu ugeze kumbabaza, kandi bibaho. Yabanye n'umugabo, agera igihe aza gutandukana nawe, ariko ku mpamvu zitamuturutseho. Ashaka undi mugabo, ashatse undi mugabo, amushaka ariko atamukunze, ahubwo amushaka kubera ko icyo yamushakagaho ashaka kubana nacyo. Buriya mbibutse ko umubano ubyarwa n'urukundo, n'urugo rwubakirwa ku rukundo. Hari igihe umuntu atekereza ko yubatse urugo arwubakanye n'umugabo, kumbi arwubakanye n'icyo umugabo afite, ntarwubakanye n'umugabo. Mukwiye gutandukanya umuntu ugukunze. Urubyiruko nibwo nigeze gusetsa, murabona Tamari yakunze Amunoni, ayimine Amunoni yakunze Tamari. Amubwira Shubeka mukunda, akora tekinike zo kugira ngo aze kumubona. Ariko hari igihe bigora kugenzura umuntu ugukunze, uko yanga aragukunda agukundisha iki. Umugore umaze imyaka 2 mu rugo akabona umuntu wango nagukunze, yari afite umugabo, uwo muntu wenga agukunze agukundishije iki? Imitima ni ibiri, yose iratera, hari uwo hasi n'uwo hejuru. None uwo muntu Amunoni uwo hasi warateye, yadukira mushiki we. Kandi amubwira urukundo agira ngo ni urukundo rwa nyarwo. Ariko urukundo rwa nyarwo, Bibiliya ivuga, Paulo abwira abakora nuko rutifuza ikibi ku muntu. Niba ukunze umuntu, umuserive mu rugo rwe, umushimire. Ariko gushaka umusenyera, gushaka umwangiza, gushaka umwica, gushaka umuvogera, gufata uwo mukobwa, urukundo rushaka gufata umushiki we. Amunoni niko byagenze. Amaje ikitangaje, bamaje kuryamana, mwumvise rwa rukundo rutarabaye rwango, ngo rukomere urukundo ageze kumugirira. None ni urukundo, ariko ngo ni urukundo, cyitwa urukundo ariko kibyukijwe n'irari ry'umutima wo hasi. Kuko umutima wasuzamutse agize ngo ni urukundo, ko yose ivuga urukundo. Ariko iyo umaze kubona icyo ushaka, narwo rurangirira aho ngaho.
dukwiye kugenzura ukubwenga aragukunda agukundishije uwe mutima. Imana ihimbazwe. Uwo mugore ashaka uwo mugabo ariko yihuje n'icyo akunze kuri we. Hari igihe umuntu yimariya n'umuntu agakunda kontaki, akimariya na kontaki, agera mu rugo akabura umugabo agasanga ni kontaki. Kontaki yabona idasobanuye umugabo ugasanga urugo rurangiye rutigeze rubaho. Akimariya mu rugo akunze amafaranga agira agasanga ikofi akabura umuntu. Uwo muntu nawe agezeyo rero asanga yimariye n'icyo yashaka ariko agezeyo abura umugabo. Ariko we aza kugira umugisha, umugabo aza kugira umugisha asa naho amukunda, ariko akajya amukunda bya rubeshwa amwereka nawe yari afite abandi bantu. Noneho akajyaza bajya kuganira ikiganiro cy'abakuze. Igitangaje umugore kubera ko umugabo wa mbere babanaga yari akimukunze kuruta urukundo akunda uwo mugabo wa kabiri. Noneho kugira ngo aganire n'umugabo wa kabiri neza byasaba ko abanza gutekereza umugabo wa mbere. Muranyumvise? Kugira ngo amuganirize neza byasaba ko abanza gutekereza umugabo wa mbere. Undi ibyabo byose ntabyumvaga. Abakuze muranyumvise? Umugabo kase se bite byahurihe wapi? Urukundo rwe rwacyari kuwa mbere. Bisobanuye iki? Iyo tutatandukanye na kamere ngo icyaha kive muri twe kirimbuke, tugira urukundo rukunda umwuka wera n'Imana ku rwego ruta umugabo wa mbere wadukoreshaga, birangira ibyo dukoze byose mu bwami bw'Imana nabyo bitagize umusaruro kubera imbaraga z'umugabo wa mbere watubase, wadufashe. Abantu benshi agiye baza barihuje n'abagabo ba mbere na kamere n'icyaha ku rwego rukomeye, rubatindamo, rubakoresha, rubayobora ku buryo imyaka mwamaranye akagira imbaraga mu buzima bwawe ku buryo niyo uje ugakizwa hari igihe umera nk'uhinduye ahantu kugira ngo ugire icyo wishakira mu idini, serivisi ushaka mu idini bayiguhe kandi tuzayiguha hano. Nibinaba byiza ukaba ufite icyo uzanye bizaba ari sawa, uze ugitange userive, ariko ugire ngo kuza biguhaye guhura na Yesu, ariko usange umuntu ugifite imbaraga muri wari wa mugabo wa mbere wa kamere ugukoresha ibyo byaha. Ibi mbivuze kugira ngo tuganire dusa n'abatekereza, buri muntu atekereze ngo ngiye mbanye nande, ninde twakoranye indahiro, na yahe mahame ngenderaho y'ubuzima ambase, ni ikihe kirere n'uwuhe mwuka usa n'umfashe unyoboye. Imana ibane natwe. Bene abiyo bigeze kuri uru rwego nusoma, nasomye birandatangara. Uziko nusoma Yesaya ibice 4 umurongo wa mbere uzasanga abagore baje babwira umugabo ati wa mugabo we rero twebwe reka twitirirwe izina ryawe, to muri uru rugo ariko tuziyambika, twigaburire, twimenye, uturinde gusa kugira ngo abantu batadusuzugura. Icyo bashaka ni izina, ni ahantu bitirirwa, ni ahantu babarizwa, ni ahantu bamenyekanira, ariko si ahantu baho ubuzima. Kandi mariage ni uguhuza ubuzima, umubiri, umwuka n'ubugingo. Ariko hari abagore batangaje bavuga ati twebwe rero tuzimenya twiyambike. Niyo mpamvu reba umugore, umugabo atagira uruhare rwo gukontorora imyambarire ye, adakontorora ibirya rye, ngo bazihahira bishugurikire we yitwa umugabo gusa. Ubu dufite abantu baje kuri Yesu muri ubwo buryo, babwira ati Yesu we utwitirirwe, tugire basa adresse, bamenye ko turi abakristo, ariko ubuzima bwacu ntubugemo, ureke twimenye, tuzishakira ibyo kurya bidutunga. Nukontorora imirire yacu, nukontorora imyambarire yacu, tuzimenya twebwe. Wowe itirirwa wowe twebwe, ugira izina nyine ryuko turi abawe, ariko kumbi sabe ahubwo abawe n'abandi babagaburira, kuko amahame bagenderaho y'ubuzima bwabo ni yagena abagabo babo. Usome ibiri uratangara, uziko ngubara tuzitunga. Ubu hari abantu batunzwe nubwo tuba hano batabya bakunda n'iyi ndyo, ko iyi ndyo Imana yihabeneyo. Ubona ko mizoka zamura ko wundi wajute kuba zamuriye yajorate nta n'ibintu babirimo gutese. Bashaka kandi igitangaje ngo bazi no gushaka bigishana ko abagabuzi babagabura ibiryo bijyanye nabo. Inzoka yabo ifite ibiryo ikunda, bararobanura bitewe nuko ntibashaka ibyo uyu mugabo ko abaha ibiryo, bo bashaka kujya bigaburira ibyo bashaka kurya. Nuko bazi impact y'ibiryo mu buzima bwabo, uko ugaburiwe ibiryo nako bishaka kugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Rero uko uyu mugabo ateka, ingaruka byabagiraho niba ari tayari yo kuzihanganira. Ako ndashimira Yesu ko azi guteka.
ariko hari abantu batihanganira inteko ye rwose, kandi uwo muntu azaba umunyedini mwiza, abatwe n'imihango n'amahame y'idini, donc abimbata y'amategeko, abimbata y'inyuguti, ariko ntabimbata y'umwuka. Bibiliya iravuze ngo rero muyoborwa n'umwuka ngo tuzakora ibyo kamere irarikira, kamere ihora ishaka ibyo. Wa mugore we, niba ushaka kuba muri uru rugo, hitamo icyambere, umugabo wa mbere agomba gupfa. Niba udashaka umusambanyi, umugabo wa mbere agomba gupfa, ugapfa ku bwa kamere, ku bw'umuriro wa Kristo Yesu. Pawulo abwiye Abaroma 3:10-11 yaravuze ngo, Abaroma 3:10-11 yaravuze ngo urwo rupfu Yesu yapfuye, yarupfuye rimwe ku bw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubera Imana. 11 ariko namwe mwiyumva ko mwapfuye ku byaha, mukaba muri bazima muri Kristo Yesu. Bivuga ngo kugira ngo twere imbuto bisa ko tumera nkaho dupfuye. Yavuze kandi kugira ngo mwerere Imana imbuto bisa ko mubanza kwakira gupfa kwa Yesu. Abantu bazi germination, bazi imbuto. Iyo uteye ikigori cyangwa isaka ukakibiba, kugira ngo kize kwera imbuto bisa ko kibanza gupfa. Iyo kitaboze kikaguma cya kindi, ntabwo cyera izindi mbuto. Bisa ko kimanza kikabora, kigatakaza umubiri wa mbere, kikazamukana undi mubiri ufite ubushobozi bwera izindi mbuto nyinshi. Niyo ugitera ari isaka rimwe, kikazamuka ari ihundo, kera kizana amahundo, ari ikigori kikazana ibigori byinshi, ariko ntibishoboka igihe kitapfuye. Iyo kiboreye mu butaka kikabora bitewe n'uburyo umuntu agiteye n'ahantu n'uburyo yagifumbiye, ariko ntikizamuke neza, ntabwo cyera imbuto. Ubu hari igihe dushaka umusaruro ku bantu batafumbiwe neza, baboreye mu butaka, mu isi y'umwuka. Umuntu agasa n'uboreramo, akaza agasa n'uwakira ijambo ry'Imana mu butaka, ariko yageramo agasa naho apindama, kugira ngo yemere ko rimwica, nirimwica ryica umubiri, kamere imanuke, azamurwe n'umwuka, abwira umwuka ngo noneho nyobora, yerera Imana imbuto zikwiye, agasigara ahubwo ameze nk'ushaka guhera hasi, akabaho nta kintu atanga, akabora. Umuntu akabora. Dufite imbuto zaboreye mu byaha zikomeye, kandi Imana nizo yantumyeho ngo mbabwire ko uwo muntu wa mbere bisa ko mutandukana, kugira ngo werere Imana imbuto. Nutakira gupfa, ntushaka kwakira imbuto. Ibintu yose wakiremamo ntabwo byashoboka. Hari ibintu utashobora, hari ibintu bitakunda ku buzima bwawe igihe Yesu ataje ngo ari ubishoboza. Ndashimira Yesu ko agira imbaraga zishoboza umuntu gukora ibyo atakoraga. Mu rupfu rwa Yesu harimo imbuto twereramo zituma tuzamura andi mashami tutagiraga. Hari ibintu tutatungaga ariko umwuka wera atuzanira. Ntiwasekaga ariko umwuka wera atumuseka. Si ikibazo cyo kuzugaheranwa n'abantu baguhemukiye ukajya ubabara, ukabara fotokopi ugasigana original. Wapi, mwuka wera yaje ahera kuri original aho ngaho. Ngo ngengo ntabwo nabana we nakwa, no, ugomba kubana nawe, ariko umwana imbuto z'umwuka ziri muri wowe zikera ibyiza. Ko wamaje kuba umugore wa mugabo wundi, ngo turi mu atabushya bw'inyuguti bw'umwuka wera, twabaye abundi. Imana ihimbazwe, twabaye abundi mugabo. Dushimire Yesu utuyoboye, atuyoboje imirimo myiza muri Kristo Yesu, yateguye kera ngo tuyigenderemo. Ibya kera byamaze gupfa muri twebwe, abo byapfuye basigara babayeho atari bo berera Imana imbuto. Ndashaka ko tunasenga Imana. Ariko wowe uruwande, wowe umugabo wawe ninde, wowe uri mariye nande, wowe ninde ufasha ubuzima bwawe, we ninde ubuyoboye, imbuto wera n'abana ubyara ubona ari abandi basa nande, amagambo ugira ubona asa nande, ubusambanyi ugira ubona busa nande, ibintu bikwera bikuvamo ubona bisa nande. Ndabizi ko itirirwa itorero rya usengeramo ryiza ukunda, ariko ndagira ngo ibi ntabwo ari ikibazo cy'itorero, twasubiye mu buzima bwawe bwite bwihariye. Ibintu bikuvamo ubona bituruka hehe? Ntibyerekana umugabo mu bana. Imana yashaka gutanga ubusada kugira ngo izane imbaraga zo kwica umugabo wa mbere ajye kure apfe, ku buryo utangira kwerera Imana imbuto, kugira ngo ubyarire Imana umusaruro wungukira Imana. Rero rimwe bisaba ko umugabo wa mbere apfa, kamere isa naho ipfa. Hari igihe tuzana utuntu tutari muri Bibiliya kugira ngo twisayidire tw'utugani ariko tutari two, ariko kamere bisaba ko imanuka ugapfa kubwa kamere, kubw'umuriro wa Kristo Yesu, ku buryo usigara wumva atakiri wowe. Kabiri, ukerera Imana imbuto nk'uko ishaka, ukabyarira Imana umusaruro. Imana ibane nawe.
Imana ibane nawe. Hombeka amaso dusenga Imana. Imana ibane nawe. Ubuzima bwa Imana izakubaza icyabuvuyemo, ariko ninde mubanye. Ibitandukanye no kuburirimba wantona abantu bakuzi cyangwa uza gusenga wambaye neza cyangwa gute, biratandukanye. Werera nde, ninde ubyarira abana, ubabyarira nde, ibintu utanga bikuvamo biterwa nande, watewe inda nande bituma usigaye warahuza ibintu byo mu nzu y'Imana wumva ntacyo bikubwiye, utakiryoherwa n'ibintu by'umwuka wera. Ubundi iyo nda yaturutse hehe? Kandi yatangiye kwera imbuto zo kuvogera ibintu utavogeraga. Hari ibintu utavogeraga, utatinyukaga, watangiye kuvogera kubera ko imbuto n'imbaraga zikurimo byerekana umugabo ukigufashe, ukikuyoboye. Ariko Imana ari hidando keda bisaigone mai pedene tadisani gode shai pelegasta dimani costa any prayer di consa amodreiga. Asante Yesu sherigande prosta. Imana ishaka gukiza, ishaka kwica izo mbaraga. Ndabizi ntuzishoboye kuzikontorora, zarakunanije, zirakuyobora, ziragutwara, zigutwaza igitugu kugira ngo uzibyarire, ubyare sitani umusaruro. Ariko Imana izanye imbaraga zikomeye zo kugira ngo yice ubwo bushobozi, inanize izo mbaraga mu buzima bwawe, wongere ubyarire Imana inyungu, ubyarire Imana umusaruro. Kuko Imana iguhaye ubuzima ngo ubyarire Imana umusaruro. Imana ibane nawe, ikugira ubuntu n'ibambe. Ndashaka gusengera wowe wumvise wamaze kubera nk'uwimariya n'umuntu wa mbere, ukumva ntaracika, ntararangirana, ntabwo umubano wawe n'icyaha urashira, ntabwo urashiramo. Yesu agira imbaraga zikumara mu mubano wa mbere w'icyaha, ukumva icyaha cyashize, ukumva uri wenyine, ukumva umwuka wera niwo ugusura, niwo ugukoresha ibintu byose ukora, ukumva n'umwuka ubigukoresha, ubamo, ukora, ugendamo, ukumva n'umwuka wera. Ufite amakuru y'idini ryawe, kandi ufite amakuru y'umwuka wera. Umwuka wera azanye amakuru mashya yo kubatura mu bata bw'icyaha n'urupfu. Abari muri Kristo Yesu niko baturwa, ukagira ubuzima bw'Imana muri wowe, ukuza umwuka wera kugira ngo nukuri yangeze masigaye abana nanjye, ukerera Imana imbuto Imana ishaka. Dusenge mu izina rya Kristo Yesu. Wewe rizihe, umeze ute? Ese dusengane ubwira Imana ngo Mana nanjye wampiza imbaraga. Birashoboka ko uri muri zone utakishoboramo, ariko Imana ishaka gutanga imbaraga zikomeye muri iteraniro kugira ngo Imana igukure muri iyo zone y'imbaraga zakubasi zigukoresha muri zone ubamo aho hantu, ikakubatura ku mugabo wa mbere agapfa, ukaba uwa kabiri ari we Yesu. Yesu yambwiye ko ashaka abantu yitirirwa kandi bamuzi, bimariya, bakamenyana bwite ku buryo Yesu asigara abamenyera ubuzima bwabo. Ubuzima bwawe buhe Yesu abumenye, abucunge. Wikomeza kumubeshya ngo uzimenya, wigaburire, urigaburira ukimenya, nta kontrole y'umwuka wera nta ya Yesu. Byose niwe wimenya, witwara, wigenzura. Reka ariko ushaka kumwitirirwa gusa. Yesu araje ngo nawe umuhe ubuzima bwawe nabwo bukontrole, abugendemo. Dusenga Imana mu izina rya Kristo Yesu. Waba urimo ngo uzamure ikiganza nkusengere, se ntagusiga. Niba ufite aya mahame nawe yamasezerano ngo Yesu yongere ayacemo kabiri. Umurimbyi yaravuze ngo igihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe, uzaza uca uwo mugozi. Ndabizi ko bikuremereye, ariko Yesu ari hano ngo agushoboze, aguha imbaraga zikomeye. Ibyaha ukora ndabizi ni byinshi sinanabirondora, ariko Yesu ashaka kubiburamo iyo mbuto y'ibyaha, akaguha ubuzima bushya ko bizarangira nabi. Imana iguha umugisha. Zamura icyo kiganza ngusengera Imana. Waraguye nturizera Yesu, urumva ukiri muri zone y'imbaraga zikuyoboza igitugu, zigutwara uko ushaka, ariko Yesu azanye imbaraga zikubashisha, zikubibura muri uwo mubiri w'icyaha, ukagira umubiri mushya wa Kristo Yesu. Imana igushoboze. Kizamure gusa nk'ubihamya ngusengera Imana, kandi ntabwo njye nta muri uyu mwanya. Kizamure gusa uyumvamo iyo mbaraga imukoresha atazituruka. Yesu azanye imbaraga zikubashisha. Imana iguha umugisha. Zamura ikiganza ubire ngo Mana, iki kiganza nzamuye ni ikibwira Imana ngo Mana nca muri izi mbaraga, wongere ushoboze, ushyire mu buntu bwawe. Imana iguha umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Imana igushoboze, ikwambika imbaraga. Dusenge Imana, dusenge Imana, dusenge Imana. Imana igushoboze. Komeza ubwira Imana ngo shoboza, mpiza imbaraga, mbashisha uyu mubiri nupfe, ikamere nirangire mu buzima bwanjye. Ndashaka kuba Yesu akanangabura, akanamenya. Tanima ndihode pekasta. Itorero ni abantu bazi, ni abantu Imana imenyera ubuzima, ntabwo ari abantu babwira Imana ngo reka twe twimenye nawe wimenye tumenyane ku izina gusa. No, ubuzima buhe Yesu abumenya, bukontrole, wibukoresha uko bushaka, uko ushaka. Buha amategeko abugenga ya Yesu, abugenge wowe ukoresha uko ushaka. Yesu arakwinginga muri iteraniro ngo wongere umubwire ngo Yesu ongera ubuyoboze imbaraga zawe. Imana iguha umugisha. Uzamuye ikiganza, nta wundi usigaye muzamuye ikiganza ngo Imana igushoboze. Imana ishaka guha inkunga y'izi mbaraga. Imana iguha umugisha. Kizamure cyane nese kuko ikibazo cy'ubuzima bwawe rega bwese ngo burushoboze. Uwa mbere turatandukana nubwo ngenda, ariko hari imbaraga za na hansi kadepo
zambaza, ariko Mwuka Wera abitsa imbaraga zo kuza guca amahame ya mbere, ukaba umuntu w'Imana uryoshye, urimo ibyiringiro, werera Imana imbuto. Imana ibaha umugisha. Ndabona mutera intambwe muzi, ndabona bazanye agakeka, tera intambwe uzi, kandi uzi utekereza ko uri gusinyana amasezerano, uca amasezerano ya mbere ya kamere ni icyaha. Tera intambwe uzi, tera intambwe uzi, tera intambwe uzi, upfukame, kandi uguhaguruka ugenda uvuga ngo nshesha amasezerano y'icyaha ya kamere mbaye wundi. Mutere intambwe mwazamuye ibiganza, tere intambwe uze, ugira isoni abireka, ariko wumva adafite isoni tere intambwe aze, tere intambwe uze ukize ubugingo bwawe, dusenga Imana. Tere intambwe uze, umuntu wese wumva ubuzima bwe buri muri zone buyoborwa n'umuntu wa mbere wa kera. Ukoresha ibyaha, sinaje kwigisha ibyaha hano, ariko urabuzi bukomeye. Yesu ashaka kongera kukugira imbata y'umwuka, apana kubatwa n'idini. Ntabwo idini rizagukiza ibyaha, Yesu niwe ukiza ibyaha. Ntabwo idini rizakugira mwiza, Yesu niwe ugira umuntu mwiza. Usigayemo ukimenya, udashaka kugira ngo Yesu akumenye, naba nkutegereje umunota umwe ukaza, Yesu akamenya ubuzima bwawe. Umuntu wa mbere awerera imbuto, turakuzi. Abantu bana nibo baza, abana bahubyara babyana na kamere, ariko niba usigayemo nawe waza werera ndi imbuto. Warapfuye, vayo utarakizwa. Umuntu waguye azi abwiye se ngo najyaga ndorongotana mu byaha no mu ngeso mbi, ariko ndagarutse, wongere mu buzima bwawe muri Kristo Yesu. Kandi twese duhaguruke, twese dusenga Imana kugira ngo Imana itubashishe kuba imbata z'Umwuka Wera, kuba abundi mugabo ba wundi utari w'inyuguti, ahubwo Umwuka Wera. Tugendere ku mahame y'urugo rwa kabiri rw'Umwuka Wera. N'inginge n'undi mushumba Musona Senge, murakoze cyane. Imana data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, turagushimiye kubwo ijambo ry'Imana ryiza rizima tumaze kumva. Turagushimiye Mwami kuri aba bana bacu bapfukamye hano imbere yawe, barifuza yuko wabahindura, barifuza yuko wabana nabo, barifuza yuko wagendana nabo, barifuza yuko Mwami baba icyaremwe gishyashya muri bo, imbaraga z'Imana zikabana nabo, ubwiza bw'Imana bukabana nabo, mu bubasha bw'Imana, mu mbaraga z'Imana, mu bushobozi bw'Imana. Oh haleluya! Ijambo ry'Imana rirabatsinze, ijambo ry'Imana bararyumvise, ariko baratsindwa, maze Mwami urabazana kugira ngo bapfukame imbere y'amaso yawe, kugira ngo bahindure Mana ibyaremwe bishyashya, kugira ngo bajye bagendana nawe iteka ryose uko bukeye n'uko bwije, amanywa n'amajoro. Mana ujye ubashyigikira, Umwuka Wera ajye abacyamura, kandi abacyamurishe umugozi w'urukundo. Mana reba bene data bahagurutse imbere y'amaso yawe. Oh haleluya! Barifuza Mwami kugira ngo babe umusaruro mwiza, ubuzuze imbaraga z'Umwuka Wera, ubayobore kandi ubatabare, babe inzu yawe yo kwishimirwa. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye Mana kuko ijambo ry'Imana wageriye kuri uyu munsi ari ringiri. Uwo wese yafunguye amatwi yo mu buryo bw'umwuka kandi yumvise Mwami, uwo wese Mwami yatsinzwe n'ijambo ry'Imana, nyamara arifuza kugira ngo uyongere Mwami ab'inzu yawe, yongere Mana yagendana nawe, wongere Mwami umwuzuze ubuntu bwawe, imbaraga z'Umwuka Wera zikomeze kumubera umuyoboro, kandi zikomeze kumubera byose. Mwami urakoze ko byose ubikoze, kandi urakoze ku mukozi umaze gukoresha kuri ijambo ry'Imana. Twese biture ko twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Baganirize samudi yakone mwihangane mwafukamye mwihangane.